أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nshimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakinumwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamarayika akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo gargu ba Allah, nari nifuje yuko tuganira ku bijyanye n'ukuri nyako ukwiye kumenya ku bihimbano. Ese iyo twumva ibihimbano mu dini, ibintu bishya mu dini, abandi bakavuga ngo ni bida, ese ibingibi ukuri nyako nkwiye kumenya ni ukuhe? Ese koko haba hari ibihimbano byiza n'ibibi? Ese umuyisilamu yaba yemewe kugira ikintu yongera mu buyisilamu, cyangwa cyo ngicyo nicyo kiganiro tugiye kuganiraho muri kano kanya, tukakiganira mu ngingo zitandukanye. Ingingo ya mbere tuganiraho ni igisobanuro cy'icyo kintu. Igihimbano ni iki? Bida ni iki? Kugira ngo tumenye rero iki kintu cyangwa se bida icyo ari cyo, nuko tugomba kwifashisha ibisobanuro ba nyiri ururimi rw'icyarabu bagitanzeho, nanone tukinjira ku bisobanuro by'abamenyi b'idini bagiye batanga. Ibisobanuro bya mbere rero turaza kureba ibisobanuro abarabu batanze kuri iri jambo. Abarabu baravuze bati mu bisobanuro by'iri jambo, al-bid'atu fi lugha, igihimbano mu rurimi rw'icyarabu ni ijambo cyangwa se ijambo al-bid'atu ni ijambo rikomoka mu jambo al-bad'u, bisobanuye guhimba, wa huwa al-ikhtira, ariko guhimba ala ghairi mithalin sabiqin, ariko uhimba ikintu kidafite icyakibanjirije, kidafite igisa nacyo mbere. Wa minhu qawluhu ta'ala, naho ngaho niho hazira imvugo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho Allah yagize ati badi'u samawati wal ard, ngo Allah subhanahu wa ta'ala niwe wahanze ibirere ndetse n'isi. Ay bisobanuye mukhtari'uha ala ghairi mithalin sabiq, bisobanuye ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wahanze ibyo birere n'isi bidafite icyabibanjirije. Aho ngaho ni mu rurimi rw'icyarabu. Bisobanuye ko mu cyarabu bid'a, igihimbano, ni buri kintu cyose umuntu ashobora guhimba cyangwa se gushyiraho ariko kidafite icyakibanjirije. Ku bw'ibyo buri kintu cyose umuntu yakora kidafite icyakibanjirije, icyo gihe kiba ari igihimbano. Imodoka n'ibindi bigiye bitandukanye ni ibihimbano, ni n'ibihangano. Ariko noneho kugira ngo tumenye icyo dushaka kuvugaho muri iki kiganiro cyacu, nuko tumenya ngo bid'a mu dini ni iki, igihimbano mu dini ni iki. Mu rurimi rw'icyarabu ni byinshi cyane, ariko noneho nituramuka tugiye mu bisobanuro abamenyi b'Uwisilamu batanze, aho noneho niho tuza kumenya igihimbano cya kindi abamenyi bavuga ngo icyo tukirinde ni ikihe, ari nacyo kituma iyo umuntu azanye igereranya runaka tumubwira tuti iryo gereranya urimo urazana naho rihuriye n'ibyo turi kuvugaho. Ugasanga umuntu mathalan aravuze ati urugero, iki kintu ni igihimbano mu dini, ati se ko wambaye urukweto rwari ruriho ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Iyo rero ni qiyasun ma'al farika, ni qiyas cyangwa ni igereranya ridahura n'ibyo undi aba arimo kuvugaho. وفي الشرع ndetse no mu dini, قال الشاطبي في الاعتصام, umumenyi bita الشاطبي rahimahullah mu gitabo cye al-i'tisam yaravuze ati ngo al-bid'a, igihimbano, hiya tariqatun fi dinillahi mukhtara'a, ngo ni inzira ishirwa mu dini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mukhtara'a, ariko ikaba yahimbwe, tudahi sharia, iyo nzira bashizemo cyangwa icyo kintu bashizemo kikaba gisa n'idini, yuqsadu bisuluki alayha, ngo uyishizeho abagamije ko mu gihe igendeweho cyangwa se ikozwe al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu, ukurengera mu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Turasubiramo. Qala ash-Shatibi rahimahullah, al-Imam ash-Shatibi rahimahullah yaravuze ati tariqatun fi dinillahi mukhtara'a, ni inzira ishirwa mu dini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariko yahimbwe, yahanzwe, itarigeze ibaho mbere, tudahi sharia, isa n'idini,
yuqsadu bisuluki alayha, ariko uyishizeho akaba agamije ko mu gihe igendeweho almubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu, aba ari ukurengera mu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, yani aba ari ukugaragira Allah subhanahu wa ta'ala cyane, nicyo kigamijwe. Yani icyabagamije ni ukugira agaragire Allah cyane, nicyabagamije. Murumva iyo mpamvu ari mbi? Iyo mpamvu yayishizeho ni ukugaragira Allah subhanahu wa ta'ala cyane, yani ntago yari afite niya mbi. Icyo ni igisobanuro cya bid'a. Igisobanuro cya kabiri dushobora gufata, ibisobanuro ni byinshi ariko turagarukira kuri ibyo bibiri, ni igisobanuro cyatanzwe n'umumenyi bita Ibn Rajab al-Hanbali mu gitabo cye Jami'ul Ulum wal Hikam. Aravuga ati al-muradu bil bid'a, ikiba kigamijwe iyo havuzwe ngo al bid'a, ikiba kigamijwe iyo havuzwe ngo al bid'a ma uhditha mimma la asla lahu, ni bya bindi byongewe mu dini, mimma la asla lahu fi sharia, muri bya bindi bidafite umwimerere cyangwa se gihamya mu dini, yadullu alayhi, ibigaragaza. Fa amma, ngo naho ma kana lahu aslun min ash-shara', ibifite umwimerere, inkomoko mu dini cyangwa se ibifite gihamya mu dini, yadullu alayhi, ibigaragaza, falaysa bibid'atin shar'a, ibyo ntabwo aba ari igihimbano mu dini. Wa in kana bid'atun lughatan, kabone nubwo byaba ari ibihimbano mu rurimi rw'icyarabu. Turasubiramo, aravuga ati almuradu bil bid'a, ikigamijwe mu jambo igihimbano, ma uhditha mimma la asla lahu fi sharia, ni cya kindi cyongerwa mu dini muri bya bindi bidafite inkomoko ndetse na gihamya mu dini, yadullu alayhi, ibigaragaza. Fa amma ma kana lahu aslun min ash-shar', naho ibifite inkomoko mu dini ibigaragaza, yadullu alayhi, ibigaragaza, falaysa bibid'atin shar'a, ntabwo ibyo ngibyo aba ari ibihimbano mu dini. Wa in kana bid'atun lughatan, kabone nubwo byaba ari ibihimbano mu rurimi rw'icyarabu. Idhan bifite inkomoko, bifite gihamya ibigaragaza, ibyo ntago byitwa ibihimbano, kabone nubwo mu rurimi rw'icyarabu bya bindi twabonye mu rurimi rw'icyarabu ko buri kimwe cyose gishizweho kidafite urugero rwabanje cyangwa se kidafite igisa nacyo cyakibanjirije, icyo gihe kiba ari iki? Kiba ari igihimbano, kiba ari igihangano. Rero igihe gifite inkomoko mu dini, icyo gihe ntago cyitwa igihimbano. Icyitwa igihimbano ni ikiyongewe mu dini kidafite inkomoko. Ikidafite inkomoko cyose nicyo bita al bid'a. Ndaza gusubiramo ibisobanuro muri rusange twabonye. Mu rurimi rw'icyarabu twabonye ko iri jambo bid'atun riva mu jambo bad'u, bisobanuye guhanga. Ariko uko guhanga ni uguhanga ikintu kidafite icyo gisa nacyo cyabanje. Hanyuma iyo tuje mu dini, murumva ko iyo definisiyo twavuze cyangwa se icyo gisobanuro twavuze ni igisobanuro rusange, kinjiramo ibihimbano byinshi cyane. Intebe wicayeho ni igihimbano, televiziyo uri kureba ni igihimbano, niharamuka haje ubundi bwoko ni ikindi gihimbano, wahakaza. Aho ni mu rurimi. Ariko iyo tuje mu dini tuza kongeramo za kuyuti. Iyo tuvuze ngo ni inzira mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yahimbwe cyangwa se yongewemo cyangwa se yahanzwe, icyo gihe havamo ibindi byose bitinjizwa mu dini, tudahi sharia, ibyo bintu bimeze nk'idini. Rero icyo gihe nuba ngo ikintu kije kigashirwa mu dini, kigasanishwa n'idini, kigakorwa nk'idini, icyo ngicyo ni igihimbano. Ariko ryari? Igihe kidafite umwimerere mu dini, nk'uko biri muri definisiyo ya Ibn Rajab al-Hanbali. Iyo rero ni ingingo ya mbere mu kumenya igisobanuro, ishusho rusange ya bid'a. Ahangaha ndaza kuvuga bimwe mu bintu tugomba kumenya. Hari ibisobanuro abantu baduha bitari byo kuri iki kintu. Icya mbere, kuvuga kiriya gisobanuro cyo mu rurimi rw'icyarabu ntago bihagije kugira ngo ujye kuvuga ngo iki ni igihimbano, ahubwo ugomba kugaruka kubamenya ibidini, ibisobanuro batanze. Ibisobanuro batanze twabibonye. Ibisobanuro tumaze kubibona, turakomeza kugira ngo tumenye bid'a bya nyabyo nk'uko dukwiye kumenya, tumenye aho yinjira, tumenye aho itinjira n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kubw'iyo mpamvu
turaza kwinjira ku ngingo ya kabiri nyuma y'ingingo yo kumenya igisobanuro cya bid'a, ariyo aqsamu al-bid'a, ibice bigize ibihimbano mu dini. Ibice bigize ibihimbano mu dini, abamenyi bagiye babivuga ukwinshi mu buryo bwinshi, bavuga amoko menshi, ariko njyewe ndavuga hakenewe kurushaho mu ncamake. Igice cya mbere ni bid'a al-i'tiqadiyya. Ni bid'a al-i'tiqadiyya, ni ibihimbano biza mu myemerere, ni ibihimbano biza mu myemerere no mu myizerere. Urugero ni nka bid'atul khawarij, ni nk'ibihimbano by'abakhawariji by'intagondwa, katakfiri bil kaba'ir, nk'uko byagenze bibagaragaraho ko bafata abantu bakoze ibyaha bakagira gute, bakabita bahakanyi. Icyo ni kimwe mu rugero. Iyo ni bid'a, kubera ko ntabwo byigeze bibaho ku batubanjirije beza ko bafata umuntu wakoze icyaha ndengakamere ngo bavuge ngo uyu nguyu ni umuhakanyi, ahubwo aba ari umwangizi, yakoze icyaha agomba kucyicuzaho, ariko ntabwo bigeraho bamwita umuhakanyi ngo agomba gutora ashahadu, agomba kuba umuyisilamu bundi bushya n'ibindi. Icya kabiri mu ngero nshobora gutanga ahangaha ni nafyil qadar, guhakana igeno. Guhakana igeno nabyo ni ibintu byabayeho nyuma. Ibi byose byinjira muri bid'a z'imyemerere ariko al-qawliya, zikaba ari ibikorwa, zikaba nako ari imvugo. Nanone igice cya kabiri ni bid'a al-amaliya, ni bid'a z'ibikorwa noneho umuntu akora mu bikorwa. Urugero kabina'i ala al-qubur, nko kubaka ibituro kumva, nko kubaka ibituro kumva. Wakadhalika al-ihtifalat al-muhdatha allati yutaqarrabu biha ila Allah, ndetse n'ibirori bihimbwa hagamijwe ukwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, nka mawlidun nabawi, nko kuba abantu bashiraho ukwizihiza ivuka ry'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ndetse no kwizihiza ivuka rya Isa ibn Maryam n'abandi nk'abo ngabo, n'ibindi bihimbano bigiye bitandukanye. Hanyuma nanone muri al-ibada, mu bikorwa ngaragiramana, naho hazamo ibihimbano. Urugero ni nko kuba washira igihimbano mu gikorwa ngaragiramana wongera, nko kongera iraka ya gatanu mu swala, ndetse no kongera iraka ya gatanu kuri asri, kuri zuhuri, kongera iraka ya gatatu kuri al-fajri. Ibi biramutse bikozwe byaba ari bid'a, ariko ahangaha ndatanga icyitonderwa, ntabwo iyo hatanzwe uru rugero bisobanuye ko iyo ariyo bid'a gusa. Hari abo numvishe bavuga ko iyo ngiyo ari bid'a gusa, turaza no kubizaho. Nanone iyo havuzwe ngo nuramuka uvuye wenda urugero kuri ruku, umere nk'uri gusoma iduwa, umere nk'uri gusoma iduwa, urambura ibiganza. Icyo gihe kurambura ibiganza gutyo, ibyo ngibyo nabyo bishobora kuza muri bid'a yo kongera muri ibada ibitari muri ibada, kongera muri ibada ibitari muri ibada. Wakadhalika muri bid'a ushobora kuba wakora ikintu mu buryo butari ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatweretsemo. Urugero nko kuri adhkar, nko kuri adhkar cyangwa se gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam byaje yuko yajyaga isingiza Allah subhanahu wa ta'ala nyuma y'isala, ikavuga iti astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, igakomeza n'izindi adhkar. Hanyuma abasahaba ridwanallahi alayhim babonye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ikora ibingibi n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe uramutse uje ugafata za dhikiri intumwa y'Imana yakoraga n'abasangirangendo, ugahita uvuga uti ngiye ukuntu turi buzikore ni gutya, nuko buri nyuma y'iswala twese tugomba kubivugira rimwe mu ruhame, mu jwi rimwe, ima umwe avuga abandi bagasubiramo, cyangwa se twese tuvugira rimwe mu njyana imwe, dutangira rimwe tugasoreza rimwe. Icyo gihe ubu ni uburyo bushya uzanye abatubanjije batigeze bakora, butanafite gihamya nk'uko twabibonye muri definisiyo. Icyo gihe ubwo nabwo ni ubwoko bwo kongera mu buryo n'imimerere n'imiterere yo gukora ibada. Nanone nko kuba wavuga uti abagabo n'abagore bivange mu gusari, basari bari kumwe. Hano ni sifa, ni uburyo bushya ubuzanye. Ubundi buryo bwo kuba
wazana indi shusho, ni nko kuba wavuga ngo sijida ijye ibanziriza ruku. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo byemewe. Mu bindi bice bya bid'a cyangwa se by'ibihimbano, ni ukugenera bimwe mu bihe al-ibada al-mashru'a, ibikorwa runaka bikwiye gukora. Urugero, ariko idini ikaba itaragennye ibyo bikorwa. Urugero rw'ibyo ngibyo nko gusiba umunsi wa 15 w'ukwezi kwa Sha'bani, ukanakora ibihagararo mu joro ry'uwo munsi, uvuga yuko ariko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabigennye, cyangwa se ukabigena nk'aho ari igikorwa ngaragiramana gikorwa kuri icyo gihe. Nanone laylatu al-Isra wal Mi'raj, gushiraho ijoro ukaryita ngo ni ijoro rya Isra wal Mi'raj mu kwezi kwa Rajab tariki 27, mugakora ibirori, mugakora n'ibindi bintu bitandukanye kuri iryo joro, n'ibindi bigiye bitandukanye bidafite dalili. Abantu baza bagashiraho bakagena bakavuga bati iki gihe nicyo gukora ibi ngibi rero ni ibijyanye n'ibice bya bid'a cyangwa se by'ibihimba. Ndaza kubisubiramo niba igice cya mbere twabonye bid'a zishobora kuza mu mvugo ariko mu myizerere. Urugero nko gufata umuntu ukamwita umuhakanyi kubera yakoze icyaha ndengakamere, cyangwa se guhakana igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, n'ibindi bigiye bitandukanye dukoresha imvugo mu myizerere. Igice cya kabiri ni ibikorwa dukora ariko noneho ibyo bikorwa bikaba biri nabyo mu myizerere no mu myemerere, bikaba ari ibihimbano, nko kubaka ibituro cyangwa se kubaka imisigiti n'ibindi bitandukanye, kumva wakadhalika gukora ibirori bigamije ukwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nka maulidi nabawi, yani kuba twakora maulidi kwizihiza ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyangwa se kwizihiza ivuka ry'intumwa y'Imana Isa alaihi salam, cyangwa se gushiraho ibirori byitwa ngo ijoro ry'umubyeyi wacu wapfuye, tugiye kumwibuka, dukora adhkari n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi byose ni ibihimbano bitemewe. Ikindi igice ni ukuba twakongera mu bikorwa ngaragiramana ikitarimo, nko kongera iraka ya 5 kuri salatu dhuhr, ku swala ya dhuhri, ndetse no kongera iraka ya 5 ku swala ya al-asr. Wakadhalika igice cya 3 twabonye ni ukuba twagira ubundi buryo dukora ibada, ubundi buryo tugahanga ubundi buryo bwo gukoramo ibikorwa ngaragiramana butagaragaye ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, nko kuba twakora adhkar cyangwa se ibisingizo bikorwa nyuma y'iswala muri rusange, cyangwa se ku ilayidi tugatora takbira muri rusange, kandi bitarigeze biza ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Aho hari ibibazo bigenda biza bibuze gusubiza imbere insha Allah. Hanyuma ikindi gice ari nacyo twasorejeho ni ukugenera ibihe runaka ibikorwa ngaragiramana bitaje muri ibada ko bikorwa muri ibyo bihe, nko kuba twagenera umunsi wa 15 wo mu kwezi kwa Sha'ban n'ijoro ryawo, ugusiba ndetse no guhagarara ibihagararo by'ijoro. Wakadhalika umunsi wa 27 muri Rajab tukawita laylatu al-Isra wal Mi'raj, ijoro rya al-Isra wal Mi'raj, tukarara dukora ibirori twishima tuvuga ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kuri uwo munsi yazamuwe ivanwa Imaka ijya Yerusalemu ku musigiti wa Baitul Maqdis, iva ku musigiti wa Baitul Maqdis ijya muri al-Janna, ikazana iswala n'ibindi. Ibyo byose tukabikora, kandi byabaye ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ubwayo ntago yigeze ikora ibyo birori, yewe n'abatubanjije beza ntago babikoze. Icyo gihe kuba twagenera ibyo bihe ibintu nk'ibyo ngibyo, icyo gihe ibyo aba ari ibihimbano mu dini kandi bitemewe. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bice bijyanye n'ibihimbano mu buryo bugiye butandukanye. Nanone hari ibindi bice by'ibihimbano. Mu bihimbano hari ibyo umuntu akora akaba umuhakanyi akava mu Buislamu, ariko aho ngaho habanzwa kureba ibindi bintu agomba kuba yujuje. Bimana iyo turi kuvuga gutyo ntabwo tuba tuvuga ngo wowe wumvishe ibi ngibi ufate umuntu mwite ngo uri umuhakanyi, la, ahubwo ikiba kigamijwe tuba tuvuze itegeko rigenga umuntu waguye muri ibyo ngibyo. Ubwibyo ngewe wowe n'abandi tugomba kwirinda kugwa muri ibyo ngibyo, tugomba kwirinda kugwa
muri ibyo ngibyo. Idhan tugendeye kuri hukumu y'umuntu wakoze bid'a, icyo gihe turavuga tuti muri bid'a hari izishobora kugira umuntu akaba ari umuyisilamu, ariko noneho hamwe no kuba ari umuyisilamu akaba ari umwangizi kubera iyo bid'a. Urugero nka ziriya zo kongera al-adhkar zitavuzwe, ukaba wazana dhikiri zawe wowe wishiriyeho, uyu nguyu ntabwo tuvuga ngo ni umuhakanyi, ariko aba ari umwangizi, aba ari no gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala atamanuye. Wakadhalika nko kuba twakora adhkari muri rusange, uyu ntabwo tuvuga ngo ni umuhakanyi, ariko nawe aba ari umwangizi. Hanyuma igice cya kabiri ni bid'a ziza zigatuma umuntu noneho ahakana, ubwo ni ikinyuranyo cya kiriya. Izituma umuntu ahakana ni nko kuba umuntu yasenga amakaburi, umuntu yajya kugaragira amakaburi, akagaragira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uyu nguyu ashobora guhakana. Wakadhalika guhakana igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ukavuga yuko Allah nta bushobozi afite bwo kugena, icyo gihe nawe ushobora guhakana kubera icyo kintu, igihe ubifitiye ilmu n'ibindi bisabwa kugira ngo umuntu abe yahakana. Idhan tugomba kwigengesera tukirinda ibihimba.